Nadina rero uyu nguyu ureba uyu nguyu ni umugore ufite abana babiri. Ndi umukristo n'ukuri ndakijijwe wo mu mutima. Imana ishimwe. Rero Nadina umutware wanjye yaratashe ariko nari namubonye nasenze. Nanone yagiye nabwo tumaze gusenga. Yego. Muri uko gusenga kwanjye ndabyibuka twari turi mu rusengero ndi umwana mutoya nakurikiye abavandimwe banjye bagiye gusenga. Noneho ngiye kubona mbona umuntu aratitiye yuzuye umwuka wera ajya mu mbaraga nyinshi aravuga ngo Imana ije gucura umugeni. Ndavuga nti yenda buriya hari abageni baraza gusezeranira aho ngaho ku rusengero. Ndavuga nti ubwo ntegereza nze kubera ko narindi mutoya ndi umukobwa hari mutoya. Ngiye kubona mbona amasasu akubise mu rusengero. Ngiye kubona mbona ibintu birakomeye mbona intera hamwe zinjiye mu rusengero. Yego. Ziraza zizirika abagore zizirika abagabo ziraza mbese zikora ibyamfura mbi. Tewe reka nkubwire ibintu by'umwuka nubwo abantu bamwe babipinga ariko bigira ibishashi. Bigira ibishashi nubwo abantu batanawuzura akantu kajya kaza muri wowe ukumva ko ari akumwuka nuko ubutabisobanukiwe. Namwicaye iruhande avuga ateri korasi ivuga ngo komeza urugendo wihangane izi ntambara ntizizahoraho. Kera barasengaga ariko na n'ubu barasenga ariko kera habaga umwimerere. Mukecuru mwicara iruhande arayitera nkumva ikibatsi cy'umwuka kirimo kunkoraho. Umukecuru baraje nawe mbona baramwishe abacengezi banyirukankaho mpita ngenda nihisha ahantu aho hantu ntibambona. Reka nkubwire hari umuririmbyi wavuze ngo icyo uzaba cyo muragendana. Icyo gihe mba narapfuye ariko ari ijambo nasomye muri Tito rivuga ngo icyatumye ngusiga ikirete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Nabonye Imana itanga umugabo nta muranga bivuye mu masengesho. Haleluya. Nabonye Imana ivana umuntu ahantu habi ikamwicaza ahantu heza. Iyo Mana ntago nayivaho. Ndababwira nti rero ndumva nshaka umugabo. Baravuga bati Nadina wafashwe n'amarari y'ubusambanyi. Ni ntabwo nafashwe n'amarari y'ubusambanyi. Mpita mbabwira ijambo ndababwira nti nimba Imana yaramuduhaye yavuze ko izamuduhana n'ibindi byose. Ibi bintu byo kuvuga ngo nahanuye nabaye hariya numva ndabyanze. Bwira Imana ndabibwira ngo Mana uri rwanda negeyemo ndarufata ndarubumbabumba nshyiraho amatwi n'umutwe n'amazuru ndavuga ngo nanze igisuzuguriro cyo guhora ndikirana ndinzererezi. Ndabyanze. Imana yakijya yumva gusenga. Reka mbabwire rero akantu ujya nkunda kuvuga hari igihe usenga nawe ubona nta buzima nta shusho mu isi y'umwuka Imana ikakubwira ngo nzaguha urugo nzakwambika agatimba. Naraje baransengera banyaturiraho umugisha. Hari ku cyumweru kwa gatatu nabonye umusore aza kundambagiza mu myaka yanjye 23 ariko nari narazengereye. Uyu musore twarakundanye dukundana ntamushaka. Yari umusore wareze abana b'imfubyi yari afite mbese ubuzima bushaririye cyane yari yarakubiswe. Ndavuga ntari ku Imana ko yavuganye nanjye ngo izangirira neza. Uyu nguyu nkaba ndi kubona nta bimenyetso. Ntabwo nigeze ngira amahoro sinigeze ntuza bimbwira. Twakundanye tunekana tukajya ducungana ariko nshuti z'umusaraba mureke mbabwira amasezerano y'Imana aravuna. Iki Imana yakubwiye baragikurikirana. Ntabwo bategereza ngo Imana yavuze ngo bizasohora ahubwo ukurikirana urubanza rwawe. Imana izabikora. Ni Imana itabeshya. Ni Imana irinda ijambo yavuze. Ni Imana ihindura ibihe. Ni Imana imenya ahantu uryama. Ni Imana izi ubuzima ubayemo. Zarangije rero n'umusore baragenda baramuhanurira baramubwira ngo umukobwa ntabwo ari uwawe. Umusore aragenda amara amezi 3 yose nta jambo avuga. Abona agiye nsezeraho ngo mfite ubukwe nzasubirayo nk'inzererezi. Mbabwire koko ku bukwe bwapfuye abo mu itorero n'abapasiteri nari narabibabwiye bati Nadina ko tuzi ko babinyuze mu buzima bubi none ubwo bukwe buri hehe. Abandi bati rero ni bya bindi by'abarokore nyine ni bya bindi by'abarokore. Reka nkubwire ntabwo ari bya bindi by'abarokore. Abarankatiye pe. Yego. Akimara kunkatira
nanjye nahise nkata mbwira ababyeyi nti rero ari abantu nabahesheje ibirago ngiye kubabwira yuko amatariki y'ubukwe nyine nanjye nababwiraga ko ariko bambwiye ndagenda njya gushaka umukobwa witwa Jacqueline wo mu Ngororero nubwo yari yarimbwiye yabivuze bari kwica umwaka wa 2007 ariko byavuye mu gusenga. Ndashaka kubwira abantu gusenga. Nibona Satani yakunyaze gusenga uzamenye ko nta n'ikindi wavugana n'Imana. Amasengesho ubundi ni yazamura umuntu. Mama ndibuka ijambo kubw'umutekano muke yarambwiye ati ntawe wagusaba ninde. Aravuga ati ni ukuri ninazana n'icyo kunywa njyewe sinzakinywa. Mama wanjye nigura matera bagura amashuka bagura ibyangombwa byose. Imana igira amafaranga, aho ubona amafaranga utari kuyabona Imana izayakwereka. Nari mfite umwuko n'icyo ngo bita ikimamiyo n'igitebo n'inkono y'ibumba byonyine. Tugeze mu rugo rero uwo musore nababwiye ko yari yarazahaye, yari afite ikintu bitaga amaga yandi yo ku gitsi, wareba mu maso ukabona n'ibiheri. Ndavuga nti se Mana ibi bintu koko ariko gatoya inyuma nkimara kumwanga Imana yabonye ko tuzabana naramwanze ihita ikubita n'ishuri ryo kugira ngo anyange nanjye mushake nanjye yaranyanze. None tugeze mu rugo nafashe umunyu na gereserine nkajya ndamufasha nkamukuba nkamubwira ntari ico Uwiteka yavuze yicarire Imana izatugirira neza. dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Ntago ndi njyenyene, ndi kumwe na Nadine, afite ayandi mazina 3 ayandi mazina 2 agiye kuyabibwira. Nadine tangira bibwira abadukurikiye. Nitwa Manishimwe Safi Nadina. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye kandi uri mu mahoro no mu mavuta? Cyane rwose. Umuririmbyi yararirimbye ngo nejejwe n'Imana umutima wanjye umuriro w'ijuru ndimo, sigaye ngendera mu muco w'ukuri, Yesu umukiza niwe muco. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Aleluya rero. Imana ishimwe. Amen. Ubwo nagira ngo numve ko abantu bumva impamvu itumye tunezerwa. Tunejejwe nuko imigisha mu gakiza k'Imana twayihawe kandi tuyihabwa tumaze kwihana ibyaha. Ubundi utarihana ibyaha imigisha ibiri kure yawe urayibona, ariko ibimeze nk'igihumyo. Igihumyo iyo cyeze kigatinda kirabora. Ariko iyo ari imigisha yo mu gakiza k'Imana uyihawe warihanye ibyaha iraramba. Iby'Imana biraramba. Aha, ndagira ngo unyemerere mbere na mbere uko twinjira mu tudahita turyoherwa tutarasengera iki kiganiro n'abadukurikiye. Nyemerera dusenge. Yego. Mana turagushimiye, uri hejuru y'abami, uri hejuru y'ibizima, uri hejuru y'abakerubi, uri hejuru y'abanyabwenge bose, uri hejuru y'ibyo tubona bikomeye. Nta yindi Mana iriho atari wowe. Imana yacu ihimbazwe. Turagushimiye muri uyu mwanya mwiza, ushimye ko twakora ikiganiro, dutumiye umwuka wera, imbaraga z'Imana nizize zibane natwe, kandi ico duheje n'imbaraga mbi. Twirukanye abadayimoni, ibyaduhangara ubihangare,
ibyadusuzugura ubisuzugure, umwuka wera amanuke abe muri twebwe. Urakoze cyane ko utugose kandi ko dutangiranye nawe tukaza gusozanya nawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Nadi, karame, twigeze guhurira ahantu mu ivugabutumwa, uvuga Imana neza, ndafashwa, urangije uvuga n'ubutumwa n'ubuhamya, noneho ubwo ndahwera. Ikintu rero cyatumye uyu munsi nguhamagaza kuri kamera, ndagira ngo dusangize ku buhamya. Ndahari. Ubundi Nadina ni muntu ki? Wavutse ate? Wakuze ate? Washatse gute? Uraza no kutubwira uko wanakijijwe. Aho ngaho niho nshaka ko duhera. Nadina rero uyu nguyu ureba, uyu nguyu ni umugore ufite abana 2. Ndi umukristo n'ukuri ndakijijwe wo mu mutima. Imana ishimwe. Rero ntabwo twavuga iby'amadini, muri ibyo yavuze ngo buri wese muri ryo ngo haba uwejejwe muri ryo. Yego. Gusa ndakijijwe, ndi umudamu. Iby'amadini ntabwo ari ngombwa ngo tunabitindeho, kuko abo ugiye kubwiriza ubu ngubu nabo ugiye guhamya asaba mu idini ry'iwanyu. Ntabakijijwe, nabemera Yesu aho baherereye hose. Yego. Yego. Nadina rero uyu nguyu ni umudamu, ni umugore w'abana 2. Ni ukuri rwose Imana yabampaye mu buryo numvaga ko bitashoboka kubera ubuzima umuntu anyuramo, nkumva ntibyanabaho kuri jyewe. Ese nabonaga ibyiza atari njyewe bikwiriye, nkabona ababyeyi bahetse nkumva ko nyine ari ibyabariye, nkumva bashatse nkumva ko ari ibyabariye, nkabona nyine n'abakoze ubukwe nkumva ko ari ibyabo. Rero Nadina umutware wanjye yaratashe, ariko nari namubonye nasenze. Nanone yagiye nabwo tumaze gusenga. Yego. Nadina rero ukuntu nakijijwe, nakijijwe mu bintu bikomeye. Zari n'urugendo rurerure, ari ukuntu umuntu akizwa kubw'ibigeragezo cyangwa yumvisha ijwi, cyangwa se ari undi muhamagara Imana, wanarwaye arabarwara bagahamagarwa kugira ngo ibaze imbere y'Imana. Njye ntabwo nigeze ndwara, nakurikiye bamwe bo mu miryango yacu, ngerayo ndafatwa, numva ko ibyo bintu ari byiza, numva ko gusenga ari byiza, nanjye ndakomeza ndasenga. Muri uko gusenga kwanjye ndabyibuka, twari turi mu rusengero ndi umwana mutoya, nakurikiye abavandimwe banjye bagiye gusenga. Noneho ngiye kubona mbona umuntu aratitiye, yuzuye umwuka wera, ajya mu mbaraga nyinshi, aravuga ngo Imana ije gucura umugeni. Ndavuga nti yenda buriya hari abageni baraza gusezeranira aho ngaho ku rusengero. Ndavuga nti ubwo ntegereza nze, kubera ko nari ndi mutoya, ndi umukobwa ahari mutoya, ariko sinari nzi iby'umwuka avuze. Numvaga ko Imana icuye umugeni, yenda umugeni araza gusezerana yarangiza akaza aho ngaho. Ngiye kubona mbona amasasu akubise mu rusengero, ngiye kubona mbona ibintu birakomeye, mbona interahamwe zinjiye mu rusengero. Yego. Ziraza zizirika abagore, zizirika abagabo, mbese zikora ibyamfura mbi, zirabica. Noneho ngiye nagiye kwihisha hafi, ariko turi mu rusengero hari umukecuru wahoraga ari kugira gutya, atera ikorasi mwicaye iruhande. Ariko tewe reka nkubwire, ibintu by'umwuka nubwo abantu bamwe babipinga, ariko bigira ibishashi. Nubwo abantu batanawuzura, akantu kajya kaza muri wowe ukumva ko ari ak'umwuka, nuko ubutabisobanukiwe. Namwicaye iruhande avuga, atera ikorasi ivuga ngo komeza urugendo wihangane, izi ntambara ntizizahoraho, dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kutujyana. Umukecuru ayitera ari mu marira. Kera barasengaga, ariko na n'ubu barasenga, ariko kera habaga umwimerere. Umukecuru mwicara iruhande arayitera, nkumva ikibatsi cy'umwuka kirimo kunkoraho. Umukecuru baraje nawe mbona baramwishe, nuko nanjye ndasohoka mbona abantu benshi babishe, ndagenda nihisha ahantu ngira ngo byarangiye. Ndongera nsa n'umuntu ugiye kure, ngeze kure nsanga abantu benshi bababoshe, babisha, abandi imitwe bayikuyeho. Ndongera ndagaruka,
abacengezi banyirukankaho mpita ngenda nihisha ahantu, aho hantu ntibambona. Reka nkubwire, hari umuririmbyi wavuze ngo icyo uzaba cyo muragendana. Icyo gihe mba narapfuye, ariko ari ijambo nasomye muri Tito rivuga ngo icyatumye ngusiga ikirete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Uwo munsi mba mbonye Imana, mu kubona Imana mbona ndabacitse. Nanjye hari ahantu hari umusozi muremure n'Igisenyi, mbona ni harehare, nanjye ngenda nibarangura nyine kugira ngo hatagira uza kubona ko mpagaze akaba yandasa. Ngeze hasi rero nagendaga nibarangura, ari intambara abantu bari gupfa. Ngiye kubona mbona mpuye na batayo yari ivuye ahantu mu kigo cya Mukamira, bari baje gutabara abaturage. Noneho mbanyuramo, najyaga numva ngo uwanyuma niwe wica umusirikare wa nyuma. Imana irandinda, bakambaza ngo Kado uvuye he? Mbonye mbacitse ndamanuka ahantu mu mugenda, ibisura birambaba, ndazamuka. Mu gihe nari ndi kuzamuka numva ijwi rirambwiye ngo nzakurinda. Sinari nzi ibyari byo, numva rirambwiye ngo nzakurinda, ariko ukajya wumva ukagira ngo ni umuntu nyine ubikubwiye, ariko numva ko Imana izandinda. Ngeze mu rugo rero bari barihanaguye, bumva ko nanjye napfuye. Imana indinda muri ubwo buryo, ngendera muri ibyo ngibyo rero by'abanyamwuka, numva biramfashe, nanjye mbona nabaye umunyamwuka. Rero iwacu bari abaporoso, nanjye nari umuporoso, ariko ngakunda abarokore habagamo umwuka w'Imana, nubwo umwuka w'Imana bawucecekesheje. Najyaga mbona ibirema bihaguruka, hari n'umuntu bigeze basengera, mbona ataravugaga, mbona aravuze. Rero sabo nabonye gusa, nanjye ubwanjye ndi ubuhamya bwigendera. Nabonye Imana yavuganye nanjye, nabonye Imana ivugana nanjye, kandi ko kuranabisohoza. Rero muri ibyo byose nakomeje gukizwa. Mu rugo baravuga bati ibi bintu twebwe ntitwabishobora, ntabwo tubishaka. Urabona nyine abantu b'abanyamasengesho baba batandukanye na babandi baza ku cyumweru. Wowe muntu uza ku cyumweru ntabwo ashobora kukubwira ngo usenge iminsi 3 kuko batabishobora. Hari ukuntu rero mujyamo mugasenga iminsi 3 mubwira Imana kera niko babigenzaga, ukavuga ngo Mana hari ibyo nkeneye ko wangirira, kandi koko wavagamo wabisoje. Kera iyo ugiye gusenga ntabwo baborosaga mu kanwa, nta nubwo bakararaga mu maso, bambaraga ibigunira bakajya imbere y'Imana bagasenga, telefone bazikuyeho dore ko nta n'izabagaho cyane, bakajya imbere y'Imana bakabona Imana. Ubwo buryo nibwo nahamagariwemo rero. Nanjye bigeze igihe Imana impa umwuka wera, impa n'impano zayo. Noneho mu rugo barabimenya ko ndi umunyempano, bati ibyo bintu bitigeze biba mu muryango, weho wabikuye hehe? Ariko ndashimira Imana, Imana igirinda umuntu wayo. Aleluya. Ndashimira Imana igirinda umuntu wayo. Byarangije nyine basa naho ari intambara bikomeye kubw'umutekano wabo. Yewe twahoraga tujya mu manza, twahoraga mu mahane n'intambara. Navuga nti rero Nadine n'ubundi ndabona bimeze nabi. Abakozi b'Imana bati rero ngwino buri hano mu rugo babanze bagire gutuza, bagire n'umutekano. Noneho n'igihe cyo kurepeta cyagera ntabwo bemeraga ko umuntu aba yagenda iminsi 2, bavugaga ko ari uburara. Kandi urabona muri icyo gihe abantu barasengaga cyane, ntabwo ari nk'ubu ngubu abantu bajya gusenga bafite ibindi bibereyemo. Icyo gihe turasenga, ariko ngira icyifuzo mbwira Imana ngo Mana uzabane nanjye. Rero natangiye urugendo rwo kujya ndaraho ngeze. Namaze imyaka 8 nitwa inzererezi, nitwa ikirara, ariko ndi umunyamwuka. Nubwo umwuka wera bavuze ngo ntibazongere guhanura. Nadine ni ntahanurira mu rusengero, mfite abana 2 nzabahanurira. Abana niba batanahari nanjye ubwanjye nzihanurira. Haleluya. Nabonye Imana ikamya inyanja, nabonye Imana iri turayeriko, nabonye Imana itanga umugabo nta muranga bivuye mu masengesho. Haleluya. Nabonye Imana ivana umuntu ahantu habi ikamwicaza ahantu heza. Iyo Mana ntago nayivaho. Byarakomeje rero iyo myaka 8 nari mfite konsera ahantu bita mu Ngororero. Icyo gihe ndabyibuka.
sinzi ukuntu yari kumwe n'umumama w'umupasiteri n'umugabo w'umupasiteri nyine twajyanye muri ibyo vugabutumwa ariko ari ngewe mutumirwa. Noneho twaraye ku rusengero, twaraye mu bihe byiza, twaraye dufite mbese ibihe bidasanzwe. Mu gitondo baduhereza dushe ngo tujye koga. Mu gihe ndi koga numva ibintu biramfashe mu myaka 8 ndavuga ntari kubundi Imana, kuki nsengera abandi bagakora ubukwe, kuki nsengera ababyeyi bakabyara, kubera iki abadafite akazi ndasengera bakagira akazi ariko ngewe nkaba ndi ikibazo. Mbere Imana ntiyingira ntabwo ndi kubyemera. Muri njyewe numva hajemo ikintu gifite imbaraga nk'umuriro, mbese numva mbwiye Imana ko nshaka urugo. Nahise ngenda mbwira uwo mumama w'umupasiteri yitwa Mariseli, umugabo we yitwa Mariselina, ubu bari mu Mutara. Ndarabwira nti rero ndumva nshaka umugabo. Baravuga bati Nadine wafashwe n'amarari y'ubusambanyi. Ni ntabwo nafashwe n'amarari y'ubusambanyi. Mpita mbabwira ijambo, nababwira nti nimba Imana yaramuduhaye yavuze ko izamuduhana n'ibindi byose, ibi bintu byo kuvuga ngo nahanuye nabaye hariya numva ndabyanze. Bakibijuriranya rero nibwo nahitaga ngenda njya hahandi nari nogeye. Nahise manuka mpita mfukama neza, sinzi nimba byemewe no gukora geste kuri kamera, ariko nahise mfukama. Aleluya. Gusenga birakora kandi bikora kurusha umunyu. Ari igihe umuntu afata umunyu agaterera mu mazi bikagenda nyine bikaryoherera, ariko nabonye gusenga bikora kurusha umunyu w'igikukuri, kurusha n'umunyu w'urugero. Gusenga kujya gufata umuntu ufite uburwayi bukagenda bukakubaga, dogiteri yakubwiye ngo ntibiri byemere, amasengesho akaza kongera akakudoda. Aleluya. Rero gusenga, nkunda gusenga Nadine, ntabwo nabireka. Nkunda gusenga, nabonye Imana ibamo, nabonye Imana ikoreramo. Icyo gihe rero naramanutse njya hahandi nari maze kogera, nitaye ku myenda ndibugiye kujyana mu materaniro. Mbwira Imana, ndabibwira ngo Mana, uru rwanda nogeyemo ndarufata ndarubumbabumba, nshyiraho amatwi n'umutwe n'amazuru, ndavuga ngo nanze igisuzuguriro cyo guhora ndikirana ndi inzererezi. Ndabyanze. Imana yakijya yumva gusenga. Reka mbabwire rero, akantu ujya nkunda kuvuga ngo mu kirere cy'umwuka niho Imana ikoreramo. Iyo hari igihe usenga babona nta n'uzakurambagiza, hari igihe usenga babona nta n'ubukwe bukubereye, hari igihe usenga nawe ubona nta buzima, nta shusho mu isi y'umwuka. Imana ikakubwira ngo nzaguha urugo, nzakwambika agatimba, nzaguha abantu, ukabona n'ibishoboka. Igituma rero bikubwira ko mu isi y'umwuka byakoretse. Babandi bavuga ngo ntibizashoboka bajya kubona bakabona Imana ikugiriye neza, igushize muri butike wirirwa uri gucukura imisarane, wari umukarani. Iyo isenga rero ari isi y'umwuka dukoreramo, iyo abanyamubiri babibonye babona bitandukanye n'iby'umwuka. Aleluya. Ariko aleluya, Imana ishimwe. Ndabwira abantu badukurikiye, aho wasengeye Imana yari ihari, aho wasengeye Imana yarumvise. Uyu munsi urabona nta sura nta n'ishusho, ariko mu isi y'umwuka hari ibintu byakorekeyeyo. Ariko ndibuka igihe Daniyeli yasenze ngo ubwami bw'ubuperesi bwatangiriye ibintu bye, ngo arongera asubira mu masengesho. Akimara gusubira mu masengesho, Imana iravuga iti ko mbona Nadine arimo kurira, ko mbona Korode arimo kurira, ko mbona Karora arimo kurira, ubundi ibisubizo bye byaheze hehe? Imasengesho rero ajya hagurutsa abamarayika bakakuzanira ibisubizo. Ongera usubire mu masengesho, wongera usubire mu bihe byiza. Ari igihe abamarayika ubwabo bajya bazana ibisubizo bakananirwa, amasengesho akagenda akabahereza imbaraga. Hari umuririmbyi waririmbye 62 aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri akagera imbere y'Imana. Aleluya. Abakire ashaka kureba Imana peyo, abakire bajya bagira kamera zo kugira ngo barebe ibintu biri bize kwinjira mu rugo rwabo. Abandi bakagira abakozi mu rugo, hari abagira abakozi bo guteka, n'abo kurera abana, n'abo kuri porotayi, hari n'abagira abakozi bo kubatwara mu modoka. Ntabwo bashobora kukugerera imbere y'Imana, ariko amasengesho y'umuntu wamenye Imana agezamuka akarenga aho bakuroga, akarenga aho bavuze utazagera, akarenga aho babona utakicara, akarenga nyoko bukwe na so
bukwe, akarenga abasaza bawe na bakuru bawe, agahita agera imbere y'Imana, agahita akomanga urugi ngo arashaka kureba Imana. Imana igahita ivuga iti rero kubera ko uyu muntu afite umutima unshaka, Imana igahita imanuka ikakwiyereka. Ngubwo buryo twagiye tubonamo Imana. Yego. Naragarutse mvuye hahandi rero ndaza negera baba pasiteri nabo nsanga Imana ibashizemo undi mutima. Reka nkubwire nanjye rega nari niviriyeyo, iyo utaragerayo ntabwo umuntu yakugererayo. Iyo umwenda ukingirije hera ngo watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Ushobora kumbwira ngo ngusengere ariko nkagusengera ntabwo mbanza icyo ushaka kuvuga. Wewe urasenga ukayibwira, nanjye ngasenga nkayibwira. Reka nkubwire to amasengesho ntibayavuga ahubwo amasengesho barayakora. Ikindi cya kabiri nabonye, aleluya, ariko ari igihe ujya gusenga wagera aho basengera ntusenge, ukwiriye kugera aho usengera nawe ugasenga. Imana ihimbazwe rero. Naraje baransengera banyaturiraho umugisha. Hari ku cyumweru kwa gatatu nabonye umusaba aza kundambagiza. Mu myaka yanjye 23 ariko nari narajegeye, nari narazengereye, aho nageraga bakabona ibijumba byabo biri gushira, bandebaga nabi, nkimukira ahandi. Reka mbwira abantu bari muri zerero, Imana yatabaye Safi na Dina, ho muri Imana izakugirira neza. Ibyanjye byari bikomeye, hari nubwo natangaga imyambaro yanjye ngira ngo ndebeho narara, hari nubwo ninginga umuntu kugira ngo ambere inshuti njye mubwira ibiri mu mutima wanjye, ariko uwo muntu nkamubura. Ariko umuririmbyi wa 20 yaravuze ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mwisi. Avuga ngo intimba zanjye zose ajya zikorera, ngo ntabwo azansiga nk'imfubyi, nta nubwo azampemukira, mwarambeshweho no kwizera gusa. Alekuta shengere sinivayigome, Imana ishimwe, mwarambeshweho no kwizera gusa. Ariko ndumva mfashijwe rero, ndumva mfashijwe. Ntabwo azagusiga mu bukode, ntabwo azagusiga mu busore, ntabwo azagusiga mu bukumi, ntabwo azagusiga mu masengesho. Abagendanye na Yesu no mu butayu bazagendana, abahagurukanye na Yesu muhumure, hari impamba y'uru rugendo. Reka nkubwire, kuko utazi iminsi uzamara muri uru rugendo, ongera uhamagare Yesu, mwongere mu rugendane, mwongere mugendane, ntabwo azagusiga. Umusore yaraje rero, umusore akimara kuza nanjye hari ukuntu numvise binjemo, ndavuga ntari kuko uri kose uyu nguyu yaje kundambagiza. Kandi nahoranaga abantu benshi baza ngo nidusengane Imana, ariko uwo yaraje mbona birahindutse. Arangije arambwira ngo ndumva mfite icyifuzo nshaka ko dusengana. Ntise nikiye muvandi ko ntari mu mavuta yo gusengera abantu. Arambwira ati ndumva nshaka kubaka. Ndamubwira nti ibintu byo kubaka byaranzengereje, nsengera abantu mukagenda mugasubizwa, nsengera abantu mukagenda Imana ikabagirira neza, ariko mukanyita ikirara. Ibi bintu ntabwo mbishaka. Numvaga ndi mu mwuka wo kubwira Imana ngo Mana nkeneye nanjye kunkura mu burara. Nutivugira ibikubabaje nta muntu uzabikuvugira imbere y'Imana. Imana abantu bagira bavuga ngo Imana ibyangira bizi, ariko se kubera iki? Yesu yaravuze ngo abanshakana umwete bazambona. Aleluya. Cyokoze ku muntu wasenze umva ijambo bene Kora bavuze muri Zaburi ya 84 umurongo wa 6, baravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ufite inzira zigize Siyoni. Iyo ageze mu gikombe cyitwa Baka ahahindura amasoko kandi imvura y'umuhindo, icyami cy'imigisha, bagenda bagwiza imbaraga mu maso y'Isiyoni. Birashoboka ko nta mbaraga wari ufite, ariko ngera ugaruke icyo gikombe urimo Imana izakigukuramo. Hari igikombe cyo kuburara, hari igikombe cyo kuba barakwirukanye, hari igikombe cyo kuba ku kazi bitagenda neza, bakugambanira, bakuvuga ukundi. Reka nkubwire, uko biri kose shimira Imana, ongera uhagarare muri icyo gikombe, ongera ubwire Imana izakugirira neza. Aleluya, amen. Imana ihimbaza. Uyu musore twarakundanye, dukundana ntamushaka, yari umusore wareze abana b'imfubyi, yari afite mbese ubuzima bushaririye
cyane, yari yarakubiswe. Ndavuga ntari ku Imana ko yavuganye nanjye ngo izangirira neza, uyu nguyu nkaba ndi kubona nta bimenyetso bigaragara yuko ari Imana yavuze. Ariko Petero umva ukuntu yavuze, Teo yaravuze ngo menye neza ko mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Nubwo yari ameze nabi, nubwo yari azahaye, ariko yemerwaga n'Imana. Yego. Ntabwo nigeze ngira amahoro, sinigeze ntuza bimbwira, twakundanye tunekana tukajya ducungana, ariko nshuti z'umusaraba mureke mbabwira amasezerano y'Imana aravuna. Iki Imana yakubwiye baragikurikirana, ntabwo bategereza ngo Imana yaravuze ngo bizasohora, ahubwo ukurikirana urubanza rwawe. Haleluya. Nimba Imana yaravuze ngo uzaba icyo ushaka kuba cyo, ukaba ufite ayo makuru, kurikirana urubanza rwawe, nta handi barukurikiranira. Ndababwira ngo ibintu byananiranye n'aha ku isi amasengesho ajya bifungura. Kurikirana urubanza rwa ibya Yesu nta mwavuko burimo, umwuka wera niwe utuma ibiri imbere y'Imana. Kandi reka nkubwire, ari igihe umuntu ajya ananirwa amasengesho akongera agatangira. Haleluya. Umwuka wera akatunihira, umwuka wera akadukomeza, umwuka wera akaduhereza imbaraga. Nimwongere mukomere mu izina rya Yesu. Twageze igihe rero arambwira ngo nimve muri ubwo buzima, ngende iwacu, ngeze iwacu nabwo, ariko ntabwo nari mfite umutima wo kumukunda. Nuko ngo ngeze iwacu barambwira bati ubwo nizandaye zo mu barokore, ni ba bantu binjije bo mu barokore nyine, nimugende ntabwo tubwemeye. Ariko ndagenda njya imbere y'Imana njya gusenga. Imana irambwira iti mwana wanjye, nubwo harimo umurimo waka, nubwo bikomeye, nzabana nawe. Reka nkubwire, nubwo ubona uzi Imana yakubwiye biri gupfapfana, nimba ari Imana wavuganye nayo, ongera usubireyo, Imana izabikora. Aleluya. Ariko ongera ufashwe n'izina rya Yesu. Imana izabikora. Ni Imana itabeshya, ni Imana irinda ijambo yavuze, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana imenya ahantu uryama, ni Imana izi ubuzima ubayemo. Birashoboka ko nta kintu waheraho, urashaka gutangira umushinga w'ubukwe, byaranze. Muri iyi minsi rero biba bimeze nabi. Abasore b'iki gihe ngo bakeneye abagore bafite amafaranga. Nimba udafite amafaranga ukaba ufite amasengesho, Uwiteka azakugirira neza. Haleluya. Nimba nta mafaranga ufite ukaba ufite amasengesho, hari abasore bacubaha Imana, hari abasore bacubaha Imana, hari n'abakobwa bacubaha Imana. Rindira nimba ari Imana yabikubwiye. Haleluya. Imana ihimbazwe. Rindira. Nimba iwanyu batagira umurimo wo kuzatanga, nimba iwanyu batagira inka, nimba mu muryango wanyu nta ukomeye urimo, Imana ikaba yakubwiye ngo uzakomera, tunga amasengesho. Nimba nta mafaranga ufite, ugenda uko imbaraga zawe zingana, Imana izabana nawe. Aleluya. Ariko amen. Zarangije rero n'umusore baragenda baramuhanurira, baramubwira ngo umukobwa ntabwo ari uwawe. Umusore aragenda amara amezi 3 yose nta jambo avuga. Abo nagiye nsezeraho ngo mfite ubukwe, nzasubirayo nk'inzererezi mbabwiye koko ku bukwe bwapfuye. Abo mu itorero n'abapasiteri nari narabibabwiye bati Nadina ko tuzi ko babinyuze mu buzima bubi, none ubwo bukwe buri hehe? Abandi bati rero ni bwa bindi by'abarokore nyine, ni bya bindi by'abarokore. Reka nkubwire, ntabwo ari bya bindi by'abarokore. Icyo Imana yavuze ku murokore n'ubundi iracyakirinze. Icyo Imana yavuze ku murokore, Imana iracyakirinze. Ushobora kubona umunyamasengesho none arira, ariko ejo ukazamubona aseka. Ushobora kumubona akora mu kimoteri, ejo ukazamusanga muri site. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Naragiye byaranze nawe akangupa, nari naranditsemo rafiki yangu, najya kumuhamagara akangupa. Munsi umwe anyandikira message arambwira ngo ni ukuri rwose, ngo ni ukuri, ngo mbabarire uzatangira ubuzima, nanjye nzatangira ubundi bwanjye. Abaragukatiye Teo. Yego. Akimara kunkatira nanjye nahise nkata, mbwira ababyeyi nti rero ari abantu nabahesheje ibirago, ngiye kubabwira yuko amatariki y'ubukwe nyine nanjye nababwiraga ko ariko bambwiye. Ndagenda njya gushaka umukobwa witwa Jacqueline wo mu Ngororero iyo za Muhanga. Ndamubwira nti Jacqueline we, bya bintu Imana yajyaga imbwira, bwa bukwe mwari mwiteguye bwapfuye, umusore yanyanze. Ayiga we Uwiteka we, urinde ijambo wavuze. Ndamubwira nti tujye mu yitatu, ayitatu yatumye abayuda bataba
gutabarwa. Ariko hari urwandiko Moridekayi yandikiye Esiteri aramubwira ngo wowe kwibwira ko ari wowe uzakira mu Bayuda bose, kuko niwicecekera rwose nta kizatuma Abayuda badatabarwa. Haleluya. Twaramanutse mbwira Jacqueline ngo tujye mu yitatu, turamanuka twambara ibigunira dusenga iminsi 3. Umunsi wa mbere twirirwa twiyeza, umunsi wa kabiri mbwira Jacqueline ndumva dukeneye imbaraga zo guhaguruka. Jacqueline yari umuhanuzi yuzuye umwuka wera w'umukobwa ukijijwe neza mu itorero ryemera. Jacqueline rero tugeze nijoro ku munsi wa kabiri ndamubwira nti Jacqueline, ko mbona nta buhanuzi ufite, nta mwuka wera, ibintu bimeze bite? Jacqueline atubwo weho waguye mu byaha igihe wari uri Gisenyi, ahubwo subira wihane. Nti Jacqueline, ko namaze kubyihanira ahangaha, twari kumwe ko nabyatuye ibyo nakoze by'inyongoza bugingo, ikindi ndihana ni iki? Ndongera ndatangira. Jacqueline nkajya mukoraho ngo ndebe ko yakurura amakuru yo mu ijuru. Haleluya. Amakuru y'Imana, amakuru y'Imana araryoha, amakuru y'Imana aranezeza, imvugo y'Imana ihagurutsa umurwayi. Haleluya. Imvugo y'Imana igisanga umupfakazi ahantu aherereye byamucanze, ikamubwira ngo humura ndi umugabo wawe, nzakurerera abana. Turashimira Imana, turashimira Imana. Tewe hari umupfakazi dusengana, ntabwo ari umupfakazi, ni umugore bataye, ni wa mugore uhingira 1500 cyo kugaburira abana. Twatumaze iminsi turi imbere y'Imana, hari isengesho maze iminsi musengera, naramubwiye ngo Imana ikuremera icumutse, akajya agira ngo nayanjye banyise ngo Imana indemera icumutse. Iyo duhuye rero afata Imana indemera icumutse. Ejo bundi umwana we rero muri ayo manota yasohotse, umwana we niwe yabaye uwa mbere mu rwego rw'igihugu. Niwe yabaye uwa mbere. Ni umugore uhingira ibyo kurya, ni umugore uca inshuro, ariko amasengesho, haleluya, agera kure cyane. Umugabo we bagiye baragenda ngo bajyana kuri Minisiteri y'Uburezi, barifotoza bakira impano z'umwana w'umunyamasengesho. Amasengesho aduhera n'abana ubwenge. Amasengesho, umwana ujya urya nyina avuye guca inshuro, umwana utigira kuri mashini, umwana utajya ukora homework na etide, ni umwana usenga na nyina yarasenze, nyina ajya aryamisha inda hasi agahita kwizera. Dufite ibihe byiza. Ndamubwira ni kuri urusengero rwacu rwa ADEPR, ni uhita ushakisha ahantu uzaparika imodoka yawe, nanjye nshakisha ahantu uzaparika imodoka yanjye. Twarasenze mu kwizera, iyo modoka ntabwo izaza inyuze muri uwo mwana. Ubu byaje, ubu ntabwo ari gutyo bitangira. Ubu byaje nimba umwana araba uwa mbere mu rwego rw'igihugu, kuba azaba n'uwa mbere mu guparika imodoka nziza kuri urwo rusengero, kubera amaboko y'Imana. Twafashe umunsi wa 3 turasenga, duhamagara Imana. Ariko mureke mbabwire na Jacqueline, mureke mbabwire, nubwo bavuze ngo ntituzongere guhanura, nidushake tuzarerere, ariko tuzasenge. Haleluya. Tuzasenge. Amasengesho ararema, amasengesho arategeka. Byarangiye rero umunsi wa 3 Jacqueline nta guhanura, nanjye nta no kwerekwa, nta n'indirimbo nshasha, tugasenga gusa. Jacqueline ziko byarangiye, mubwiye nti tujye mu mugezi w'amazi. Turagenda twambara ibikabutura n'ibipataro n'amasengeri ngo turebe ko Imana yatwumva. Nari nasabye Theo, uzi kubenga barabibwiye abantu bose ko ufite ubukwe. Warabohesheje ibirago, warabohesheje ibirago, barabibohesheje. Uje bari babizi, bari babizi, bari babizi ijambo, bari kuvuga bati Nadina ni bya bisazi bye, n'ubundi niko abarokore babaye n'intamutwe. Babandi twagiye dusengana nabo bati Nadina uko buri ryari, ntituri kwitegura, ntabwo turamenya igihe. Naho umusore amara amezi 3 yose atamvugisha. Turamanuka tujya mu mugezi nijoro, turasenga saa 8 ziragera, saa 9 ziragera. Reba kuba umaze kabiri utarya, ukarara no mu mazi, Imana ntivugane nawe. naho ntivuge. Haleluya. Ariko mureke mbabwire, iyi nejeje Imana wenyine, n'abandi bayasenze ntiyavuga. Ariko burya nubwo bitavuga, ibirimo gukora. Impamvu Imana ivuga biba bicoroshe. Iyo Imana igeze ahantu rukomeye, iraguheka ikagushyira mu mugongo, ikajya igenda yambuka imigezi, ikagera aho bakuroze, ikagenda ntivuge, ikagera aho bari
ugatangira Imana ntivuge, ariko Imana iba iri mu kazi. Haleluya. Hari igihe Imana iceceka no mu Bisiraheli yari yaracecetse, ariko hari umuntu witwa Feniyasi yabonye umuntu witwaga Zimurinda n'umugore nimba witwaga wa Maraya witwaga Kosiri, bajya ku ruhimbi bajya kuhasambanira. Feniyasi aravuga ati Uwiteka warengeye ba sogokuruza bacu, Uwiteka wadukijije mu giga yarikiye kutwica, Uwiteka waturengeye tugeze i Mowabu bahadutangiriye, none Zimurinda agiye gukorera ibyaha mu ruhimbi, kandi abandi ngo bari hariya ngo barimo gusenga babwira Imana. Ngo Zimurinda yarahagurutse ngo afata icumu, arangije ngo aragenda ngo ahita ritera ya Maraya na Zimurinda, ngo ni uko Uwiteka yari ari mu ijuru. Yari ari mu ijuru. Aravuga ati mbonye umuntu mu Bisiraheli ungwaniye ishaka. Arangije aramubwira ati Feniyasi muhungu wanjye, kuko wemereye kungwanirira ishaka. Haleluya. Kuko wemeye kungwanirira ishaka, dore nguhaye isezerano rishasha rizakubera n'urubyaro rwawe. Rero iyo wagwanirije Imana ishaka, Imana iguhagararaho. Imana ikunda abantu bafashe icyemezo. Nimba utarafata icyemezo igihungabanya, ntabwo Imana ishobora guhaguruka. Muri iyo minsi ngo Abisirayeli Imana yari yabacecekanye, Imana ihita itangira kuvuga ku bwa Feniyasi. Shakisha ikintu cyanezeza Imana, shakisha uburyo wakongera kubana n'Imana. Wabanye n'Imana mu bihe bya kera, wabanye n'Imana wabaye umupfakazi, Imana iragushimbusha. Wabanye n'Imana bakwirukanye mu kazi, Imana ikugirira neza. Wabanye n'Imana igukorera ubukwe, wabanye n'Imana ubura ibyambarwa, wabanye n'Imana wabuze minerivari uribuka ukuntu wasengaga. Ongera uhaguruke ubane n'Imana nubwo icecetse, wongere uyigwanire ishaka izabana nawe. Za Kirina rero byarangiye, dusenze turasenga burinda bwacu ntacyo Imana ivuze. Mpita ndambura ijambo ry'Imana muri Bibiliya muri Yesaya rivuga ngo hari icyo ndemye none ahangaha, si ngo biremwe none ahangaha, si ibya kera ni ibiremwe none aha, kugira ngo utazavuga ngo ni ibyo nari narakubwiye. Numva iryo jambo ribaye nk'uko wava hano ukagera i Cyangugu, riba rigari cyane, Imana irikoreramo. Numva ko insubije, nahise ngenda muri icyo gitondo ndaryama. Uwo rafiki yangu ahita ampamagara arambwira ati ni ukuri mbabarira uko naguhemukiye kose, umbabarire ndongeye ndagarutse, twongere dusubukure. Telefone yanjye ihita izima, ariko mureke mbabwire akantu rero. Amen. Yari yabivuze mu ijambo, niyo itavuga mu buhanuzi. Nubwo yari yarimbwiye Imana ishimwe, ariko mureke mbabwire, yabivuze bari kwica umwaka wa 2007, ariko byavuye mu gusenga. Ndashaka kubwira abantu gusenga. Nubona Satani yakunyaze gusenga, uzamenye ko nta n'ikindi wavugana n'Imana. Amasengesho ubu niyo azamura umuntu, niyo agenda yongera ibiro. Niba yicara ukavuga ngo Imana yabivuze, nta kintu byakora, ahubwo ngera amasengesho. Rero telefone yanjye byari febure, arambwira ngo araza kumvugisha saa 6 za nijoro. Barica umwaka wa 2007 Theo, ngo ntaramvugisha. Nahise nyishinga urwara, nkita nkoresha isaha kibarabashwa. Mbonye saa 6 ziri kubura nk'iminota hari 15. Haleluya. Nuko rafiki yangu rero turavuganye, ahita nkubita iryo jambo. Nyejo nahise mpambira, ndongera ndatanja ku Gisenyi, bati kuki utazanye ibirago, nsanze batarabyuzuza. Rafiki yangu duhita dutangira umushinga w'ubukwe. Ariko we Imana ni ukuri ntigirenganya, Imana ntigihora, Imana ntigira inzigo, Imana ni inyembabazi. Njye mvuga ngo Mana wanciye iki, umunsi ndi umubyeyi narabyaye, ndashimira Imana. Imana yankuye mu ruzerero rushaririye, kandi mureke mbabwira, iyo umuntu ari iwabo hari ahantu agera, ariko iyo ari ahantu atemerewe avuga amagambo make aritonda. Nubwo wakora ibyiza uri iw'abantu ntabwo bijya binezeza abantu, ariko ndashimira Imana yankuye aho hantu, yarankoreye cyane. Twapanze ubukwe, reka nkubwire mama, ndibuka ijambo kubw'umutekano muke yarambwiye ati ntawe wagusaba ninde. Aravuga ati ni ukuri ninazana n'icyo kunywa njyewe sinzakinywa, mama wanjye niyubaho ari ni ukuri yabonye Imana.
yabonye imana tujya tubiganira hakavuga ngo ufite imana, tujya tubiganira hakavuga ngo ufite imana, na n'ubu tujya tuganira akambwira ati imana yawe uracyayikomeje, ndacyayikomeje, akambwira ati imana nitaguha ijuru nta n'undi uzaguha ijuru. Mama wanjye nawe agiye ahabwa umugisha ajya nsabira ijuru, imana ishimwe, haleluya. Byarangije rero ubukwe bubaye, bazana iwacu ikintu bita imitobe, njya mu rukiko nakenyeye, abantu bari bagiye gukora ibizamini ba kaminuza iyo basenze bufite umuryango, baraje abasirimu, mu muryango wacu nta musirimu urimo nk'uwo, nk'abasirimu bamperekeje, barakenyera barandekora, imodoka ziratera. Reka nkubwire, imana izakugirira neza nuyirindira, nuyirindira imana izakugirira neza. Byashoje rero imana impaye ije kwakira abashitsi barariye bati dore twatashe ubukwe twanaboho mu mudugudu w'iwacu nta n'abantu basezeranaga, ariko ninjye wagize ubukwe. Ni ukuri amatangazo bamanitse barayamanura, mama agenda apfundura umutobe afata nk'aka 15 agashyira munsi y'uburiri bw'abana. Ubukwe burangiye ati nimuze dusome kuri aka gatobe. Ndabwira mama ni mama ko bavuze ko utazanywa ku byanjye, arambwira ati umuntu wasenze utanga iby'umuntu wasenze yabahombye. Reka mbabwire, iyi Imana itagize icyo ikora kuri mama wawe igira icyo ikora mu buturanye nabo. Nimba udafite n'umuryango, hari ababisha bari inyuma bakwitegeye bategereje kureba uko bizagenda, ariko nugendana n'Imana muri rugendo bizacamo, imana ishimwe, haleluya. Ubukwe bwarabaye, nagize ubukwe bwiza, nahagurutse nta bintu bishingira abageni nari mfite, nasabishijwe 50,000, bankwa 50,000, byose bigenda ari 100. Ndavuga ngo nta kibazo kuba mbonye umugabo, ibyo ntacyo bitwaye. Turagenda rero byari bikeya, tugeze Musanze imana indemera icumutse, abari bamperekeje batariko Nadina ko tubona imodoka z'abakenyeye n'abaherekeza, ibimushingiye biri he? Ndababwira ukunde uko mundeba niko nigendeye, njyewe n'Imana izakora ibindi tugeze mu rugo. Baragenda bati nimuze tujye kureba ibyo tureba. Tugeze mu Ruhengeri, mana nabonye imana ijya muri shopping, haleluya. Baragiye bagura matera, bagura amashuka, bagura ibyangombwa byose. Imana igira amafaranga, aho ubona amafaranga utari kuyabona imana izayakwereka, imana izayaguha, imana ishimwe. Byarangiye yego, nari mfite umwuko n'icyo ngo bita ikimamiyo n'igitebo n'inkono y'ibumba byonyine. Yari yanasabishije 50, anakwa 50 muri icyo gihe. Ariko muri icyo gihe nanone se buriya ntabongeragaho, cyari icyo gihe cyanjye. Ariko icyo navuga ni ukuvuga ko Imana ikoze ibyo yavuze. Ngeze mu Ruhengeri rero, ari ukuntu twagiye gufata n'ibindi bintu zigendanye n'imyambaro, baravuga batari ko tubona imyambaro tukabona abantu ibishingiranwa biri hehe. Ndababwira nti ntabyo narebye muri dukeya, abantu bari bagiye banzanira n'udukeya bati ntago ari ibishingiranwa umugeni. Reka nkubwira, Imana yamperekeje nk'umukobwa w'umwami, Imana yamperekeje nk'umukobwa wasenze, Imana yamperekeje nk'umukobwa warindiriye. Imana igukereza buryo izagutegera, haleluya. Byarangije tugeze aho turi busezeranire, abantu bari benshi, nagize ubukwe bwiza, nagize abantu beza, nagize abakozi b'Imana, nabonye Imana. Tugeze mu rugo rero, uwo musore nababwiye ko yari yarazahaye, yari afite ikintu bitaga amaga, yandi yo ku gitsi, wareba mu maso ukabona n'ibiheri. Ndavuga nti se Mana, ibi bintu koko ariko gatoya inyuma nkimara kumwanga, Imana yabonye ko tuzabana naramwanze, ihita ikubitamo ishuri ryo kugira ngo anyange nanjye mushake, nanjye yaranyanze. Muri icyo gihe rero sengaga yari yaranyanze, mu gihe rero yankundaga nanjye ntabwo namukundaga, rero njyewe ubwo nagize igihe cyo kumukunda nawe yaranyanze. None tugeze mu rugo, nafashe umunyu na gereserine nkajya ndamufasha nkamukuba, nkamubwira ntari icyo Uwiteka yavuze yicarire, Imana izatugirira neza. Uzi ko byarangiye umugabo abaye umugabo mwiza w'umusirimu, mbona ibyo Imana yagendaga imbwira ntabwo yigeze imbeshya. Reka mbabwire, nubwo muri kubona ibyo bintu atari ibyo Imana yavuze, ariko Imana igitabarira no mu bintu bitagira isura. Mu minsi mikeya badusengera ku budiyakoni,
badusengeye ku budiyakoni, dutangiye gucuruza ibintu biremeye, tubaye abakire. aho isaa mbiri tukagenda tukagura. umugabo mu minsi mikeya bamusengeye ku bwarimu, ababaye umwarimu w'itorero cyane, umugabo mwiza ukeye abantu bifuza, ruragenda rurashira, aba umuntu mwiza w'umusirimu. Aleluya. Namusigaga amavuta y'umubiri nkamusiga n'andi y'umwuka. Haleluya. Ariko Imana ishimwe. Namusigaga y'umubiri nkamusiga n'ay'umwuka. Rero ay'umwuka iyo ari cyane umuntu ntabwo agira ibinkanyari. Imana ishimwe cyane. Ariko niyo nzima twamaze kubana nshira impumu. Niyo message narinzaniye abantu bankurikiye. Narinzaniye abantu message ngo Imana yagusubirije uzaharindirire, nimba warabonye amafaranga yo kurema masengesho uzayarindire mu masengesho, nimba warayabonye uvuye gusambana ubwo nyine ni ugusambana, nimba ari ukuroga ni ukuroga, ariko iyo wakuye mu masengesho uzabirindisha amasengesho. Rero niyo nzi mu nguyu twaragiye turacuruza, urumva n'ubuyobozi bw'itorero, kuba ari umuyobozi nanjye ndi umudiyakoni hafi aho, ntabwo twasengeraga hamwe n'ubucuruzi, nkagenda ndacuruza, turagenda tuba abantu bakomeye, tugenda tuba abantu bakomeye. Nafashe Bibiliya rero ndagenda nyishira muri mari, n'indirimbo mbishiraho muri mari, ndagenda nibagirwa ibyo Imana yakoze. Abahanuzi bakajya bambwira bati Nadina, ko Imana yagutumye kuri uyu musozi kuza gukora icyo yagusigarije ukaba wicaye. Ndavuga nti buriya reka mbabwire, abantu bari inyuma bakiri inzererezi ngiye kubakuraho igisuzuguriro, hatazagira uvuga ngo umuntu ubwo yari inzererezi ntabwo bubaka urugo. Nawakoze tugira umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana kwagendanye na Yosefu ageze no mu Egiputa kwa muka Potifari, yahagiriye umugisha, icyo yakoragaho cyose cyagendaga kikaba umugisha. Haleluya. Ariko kubera ko Abidodomu nawe yari umugisha, ngo isanduku y'Imana imaze kugera mu rugo rwiwe, kubera ko yari umunyamugisha, ibintu byarahindutse. Nanjye nawe hageze birahinduka, ariko njyewe n'ubusarane bwanjye n'Imana biragenda birangirika. Imana ikajya inumaho nkavuga nti wapi, reka njyewe nkore, ariko Imana iza kumbwira yuko ibyo nishingikirije byose Imana izabikuraho. Niyo nzima uyu nguyu yari ageze mu rwego rurerure rwo kubona pasiteri, ku buryo yanabizize hani n'uburyo yari abanye n'abantu, n'uburyo yasengeraga abantu, yari afite umutima mwiza, yari umwana w'Imana, naruhukire mu mahoro. Ariko mureke mbabwire, ntabwo yigeze arwara, yagiye ahantu yigishaga, ahageze nyine araza mu rugo nsanga aho nari ndi mu kazi, nuko arambwira ati ndumva meze nabi, twaraye ijoro tuvuza, nuko birangira ubwo buzima bwe nijoro burangiriye aho ngaho. Arataha koza ari ijambo navuze, naramubwiye nti nubwo uramutse ugiye unsize mu kibuga kinyerera cyane, ariko nubwo kinyerera nzaharanira gutsinda. Mureke mbabwire, ni ubuzima bukomeye, ni urugendo bukomeye. Nimba Imana iguhaye umuntu mugendana mu rugendo, birakwiye ko atihanganira ibikugerageza byose. Niko ijambo muri Yakobo rivuga ngo numara kwemerwa uzambikwa ikamba Imana yasezeranije abayikunda. Birashoboka ko umugabo wawe akumereye nabi, ihangane, senga, usubire mu masengesho, niho Imana izagutabarira. Birashoboka ko umuryango wawe, umugore n'abana byanze, birashoboka ko ubukwe bwawe bwapfuye, urashaka icyerekezo ukabura icyerekezo, ariko Imana izabana nawe. Rero ubuhamya bwanjye ndumva bwarangirira aho ngaho. Ndi mu mujyi wa Kigali, naje bigoye, naje mu marira n'umubabaro n'agahinda, mbwira Imana ngo Mana, nubwo nyine nari mvuye mu buzima bwo mu cyaro, hari ibintu byo mu cyaro biba bikomeye, ari imisozi iterera, ari induru. Imana irambwira iti ndaguhungishije. Mbona ngeze mu mujyi wa Kigali muri Covid. Mana, naraburaye, nambaye ubusa, narashonje, buri wese yamfasheho ijambo, ariko ndashimira Imana ko yaje iwanjye. Uko byari biri ntabwo ari kimwe n'ibya kera. Ndashimira Imana ko Mana ntabwo ari gutya narinsa. Hari umuririmbyi waririmbye, namenye kuri se w'imigisha, Imana imurihe, hoya sinakurekura, hoya sinakure
ndarekura, ntabwo ari gutya narinsa, ntabwo ari gutya nareshaga, ntabwo ari gutya navugaga, ariko nabonye Imana igiramira amaboko y'abatentebutse, nabonye Imana igihumuriza imitima iri kurira, nabonye umugabo nta kintu yagufasha, Imana niyo itanga ubufasha. Birashoboka ko wabuze ubufasha bw'abantu, ukabura abantu bakubwira neza, ukabura n'abantu bakugirira neza, ariko ni ukuri nabonye Imana ikigira neza. Aleluya, aleluya, ariko aleluya, Imana ihimbazwe. Mperutse kwicarana n'abana, abana barambwira batari ko abandi ko babakorera za anniversaire, twebwe kutadukorera za anniversaire. Maze noneho mureke mbabwire nagiye gusenga, Imana ihita inyigisha akantu k'ubwenge, Imana ihita inyigisha gutegura ibintu bitari mu bintu byinshi kandi turi batatu twenyine. Nuko dufata ikorasi turayitera, ni ikorasi ivuga ngo Mana ho wankuye, Mana ho wankuye, Mana ho wankuye, Mana ho wankuye. Numva ngiye mu mwuka wera, mfata ibase y'amazi mpita nyamujugunyiraho, umwana wanjye ahita yuzura umwuka wera. Kandi ni umwana mutoya yahise mbona yuzuye umwuka wera kubera ko narindi mu bihe byo gusenga. Abandi babakorera za anniversaire bakarya bakishima, ariko wanjye nayimukoreye nta bintu byinshi bibayo, ahita yuzura n'umwuka wera. Naho napfa umwana wanjye Imana yamuhaye umurage w'umwuka wera, naho nasinzira izina ryanjye ntabwo rizibagirana, naho napfa ntabwo nzagenda gutyo. Imana ishimwe ko mu gusenga habonetsemo intsinzi, Imana ihimbazwe. Rero ubuhamya bwanjye naho burangiriye. Reka nkubaza akabazo kamwe wenda kugira ngo tugane ku musozo. Umaje kubona umugabo? Yego. Muratangiye muracuruje? Yego. Bibiliya urayibitse? Byari byabonetse. Bibiliya urayibitse? N'indirimbo shize impumu nibagiwe, akavumbi karabirenze. Imana igutumyeho aho ngaho, Imana igutuma aho ngaho. Rero yaje kugenda bite? Imana yantumagaho nkavuga nti se ko ari ibintu ducuruza bishobora gupfa, umuntu ndi umukobwa narasenze. Yego. Ariko kankubwira ari akantu nshaka kubwira abantu bankurikiye, ibyo Imana utayimenyereje ntabwo yabikubaza. Icyo utayihaye ntabwo ushobora kuza kukibukubaza. Ntiwajya gusarura ibishyimbo warahinze ibijumba, ntabwo ushobora kujya gusarura uburo kandi warahinze ubunyobwa, ntibibaho. Burya ikintu wamenyereje Imana n'uburyo wagiye ubanamo n'Imana nibyo Imana ugomba kuyihereza n'ubundi nanone. Rero byagize gutyo nkajya mvuga nti se ko ari ibintu ncuruza bigapfa, ko Imana ivuga ngo nitubura ubwenge izatureka, n'indi siga n'umugabo ari mu murimo w'Imana bigapfa, ubundi bw'inyungu zizabizande. Rero ntabwo ari ibintu ushobora kuvuga ngo bizapfa, ariko nanone ukongera ukica ibindi. Nari umuririmbyi ndabireka, twabadupangira mu nama y'abadiyakoni nkababwira nibyo muzapangira abashyitsi muzambwire nzabibaha, ibyo byose nkagenda mbiba, ariko Imana ntiyari nshaka muri ubwo buryo. Imana yari ikeneye ijwi ryanjye, ntabwo nzi kuririmba buriya pewo, ariko ikintu nabonye impano mfite, njya nkoma mu mashyi ngahimbaza Imana, sinzi no kubyina ariko bigashorerwa n'umwuka wera. Ibyo bihe nabivuyemo, nyibera mu bihe byo kuvunja inote n'ibiceri n'ibyo kwihingira imyaka, ariko Imana ikanshaka ikambura. Rero icyo nari naramenyereje Imana ntabwo ari cyo nigeze nkora, Imana yanyishuzaga ibyo yampaye. Rero yenda igihe cyo gupfa cyari kigeze, ariko nanjye amakuru yavaga mu ijuru nuko ibyo nakoraga ntabikoze. Kandi kuvuga ngo suzaza ku wa mbere ku wa kabiri ugenda, Imana yari gushaka n'ahantu hatoya, ntabwo Imana ibishaka ko duhorayo. Njyewe nari nazinutswe ibintu byo gusenga, narabyihereye ndavuga ngo n'ubundi umugisha Imana yambwiye narawubonye n'uyu nguyu, birangira bingendekeye bityo. Urakoze cyane. None se ntiyaba ariyo mpamvu wenda yatumye nk'umugabo wawe imucyura kugira ngo wongere usubire gusenga? Ntabwo ayo makuru waba uyafiteho? Imana igira inyungu zayo. Imana nimba umuntu ashoye akavuga ngo nzacuruza ibase y'inyanya, nyuma y'icyumweru nashoye 10,000 yene nzaba nungutse 20, n'Imana buriya turi igishoro cyayi n'ahangaha. Imana ikunda umurimo wayo kurusha uko yakunda iki kihawuzinga ikinyuma.
imana yansezeranije ubugingo. Icyo gihe yarabirebaga ikabona yenda ubugingo ntabwo nzabona, kuko rwose nari naradamaraye, nari naribagiwe byaranze ntagisenga. Rero uyu muntu nkeka ko yari amaze kwera, imana yishimiye ko yataha, niyo yamucuye. Ahubwo imana yarebaga inyungu zanjye kuri njyewe, inyungu zayo kuri njyewe. Imana uzi ukuntu ndi umukozi w'Imana, ubu ndi umukozi w'Imana, hari ibintu byinshi njya nkora nkavuga ngo ni Imana yanshakagamo, kuko iyo umuntu ahamagaye nditaba, si buri gihe, ariko iyo umuntu ahamagaye nditaba, ariko muri icyo gihe no kwitaba telefone sinari mbishoboye. Rero we naruhukire mu mahoro, yahamagawe n'Imana, yaratashe, yarakijijwe neza, ariko njyewe nsanga zari inyungu z'Imana kuri njyewe, zari izo ngizo. Nadine, ndagira ngo wenda abadukurikiye ahantu bakuremo inyigisho ikomeye. Icya mbere bakuremo ijambo ryitwa gusenga nk'uko wabivuze. Gusenga nk'uko uba wabivuze. Yego. Wavuzemo ijambo rikomeye rivuga ngo gusenga ntibabivuga, barabikora. Kabiri, bige gusenga byo kwatura. Impamvu mbivuze ni iyihe? Weho wabumbye umugabo, umubumba ku cyumweru, umubona ku wa gatatu cyane, narazengereye. Ikindi cya gatatu, ikintu wamenyereje Imana, hahandi wamenyere guhurira n'Imana, Imana igutabare, ikugirire neza, iguhe ibyo wayisabye cyane, ariko hahantu haboneka, hahantu ugomba uhasubije. Nadine, turagushimiye. Imana ishimwe. Rero ibi bintu impamvu mbigarutseho, hari nk'ushobora gufashwa n'ibi bintu, kandi ni ukuri uradufashije, ufashije imitima ya benshi, Imana ishimwe, imitima ya benshi. Imana ishimwe. Ahubwo tugaruke, umuntu akeneye kuganira na Nadine, gusengana na Nadine, yakubona gute? Nomero za telefone ndazifite: 078 73 55 816. Ongera rimwe: 078 73 55 816. Abadukurikiye tubaye duhiniye aha, utaho uzatubwira wageze muri bwa bucuruzi bwaje kugenda gute, wageze muri Kigali gute, noneho ubu ngubu bwo bimeze gute. Ibi ni byo tuzaganiraho. Imana ishimwe. Turagushimiyeho wakurikiranye ibiganiro byacu. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi byaba byiza ubonye iki kiganiro ugakora subscribe. Si nibyo gusa, ntimukabonera ikiganiro kunenga uwagitanze, ahubwo mushyigikire mu buryo bw'amavuta, mushyigikire mu buryo bwo gusenga. Imana iguha umugisha, ubukoze igikorwa cyiza, umufashije kubaka umurimo w'Imana ndetse n'ubwami bw'Imana kuri we. Nadine, nawe turagushimiye. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom, shalom. Shalom. Amen.